ndaguhanuriye ngo Imana iguhereza amahoro. Imana iguhereza amahoro mu bana bawe. Imana iguhereza amahoro mu rugo rwawe. Imana iguhereza amahoro mu muryango washakiyemo. Mu izina rya Yesu, Imana iguhera amahoro mu kazi. Ndagusabira amahoro mu buzima bwawe bwose. Ubona igihumbi ariko igihumbi ukigiriremo amahoro. Ubona ibihumbi 100 ariko ubigiriremo amahoro. Abari muri Yesu bifitiye amahoro, ngo kandi amahoro yabo ntabwo ajya agira iherezo. Iyo uhuye n'umuntu usenga ufite amahoro ya Yesu, mwahura yikoreye umufuka w'amakara ukagira ngo avuye kurangura Dubai, kubera ko ubuntu bwa Yesu buramuhagije. Ngiriwe umuntu muri kuba ngo Imana iguha amahoro. Abana bawe Imana ibaha amahoro. Mugabo wawe Imana imuha amahoro. Reka mbabwire, dusaba amaso yo kuzura umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera tumenya imigambi y'inshakura tukayifata mpiri. Iyo dufite umwuka wera dufatira umurozi Tanzania uburozi bwe tukabutesha agaciro twibereye hano. Iyo dufite umwuka wera tujya tumenya imigambi y'abatugambanira, tugahura nabo bazi ngo baragira icyo badutwara, tukabanyuraho ntacyo badutwaye. Ndakwifuriza gutunga umwuka wera. Twagiye dukabakaba kumfu, Imana ikavuga ngo ntabwo muri abo kugenda. Bagiye baducukurira impfu, Imana ikagenda izitsira ibanga. Bagiye baduhereza iminsi yo kumwara, Imana ikayivunjamo iminsi yo gutabara. Bagiye bakubarira iminsi yuzu utazarenga, Imana ikakongerera imyaka yo kubaho. Bagiye bavuga ngo isabukuru yawe ntuzayigeza, none umaze kujya imyaka ingahe? Turagushimira. Bagiye bavuga ngo ntuzaba, muroza akavuga ngo ntuzarenza uyu mwaka, Imana ikavuga ngo uzawurenza urya n'undi utaha uzawurya. Bakavuga ngo akazi ntuzakarambamo, bakabirukana ukagasigaramo. Bakavuga ngo uzasebera i Kigali, Imana ikagutungira i Kigali. Bakavuga ngo umugabo aragutaye abana uzabarya, Imana ikagutungana n'abana. Bakavuga ngo ubaye umupfakazi, abana bazandagara uzaba indaya, Imana ikakurinda kuba indaya, Imana ikakurinda gusambana, Imana ikakurerera abana. Haleluya, duhereze Imana icyubahiro. Uriya bari ya fari ya Maria Masi. Imana iri kumwe natwe, ntabwo izatwandagaza. Kuko iyo umuntu afite amahoro ajyama muri geto ya 20 ariko akayigiriramo amahoro, kuruta kujyama muri etage ukararukanuye amaso. Kuri iyi si hari ibintu nabonye, Imana iguhereza ibintu byose ikagusigira ikintu kimwe kizatuma uyishaka. Iguhereza ibyo kurya ikakwima peti, ikaguha kujyama ku gitanda cyiza cya zahabu gikozwe mu mahembe y'inzovu, ariko ikakwima ibitotsi. Ugakura ubwira Imana ngo umunsi wampaye amafaranga nzajya inyama, wakura Imana ikagukubita cya diabete ikakwima kurya inyama. Ngira umuntu muri kwe ngo igihe cyose udakoreye Imana iguhereza ikintu kizatuma uyishaka. Uyu mugoroba Imana nkorera inyumva, Imana iguha umugisha w'amafaranga. Ngira umuntu muri kwe ngo Imana iguha umugisha wo gutunga ku mafaranga. Igihe cyose ukenye, igihe cyose uri mu miraba, amasengesho yawe yose arangwa n'amaganya gusa. Igihe cyose udafite ubushobozi uhura n'amaganya n'amarira. Nari mvuze ngo Imana iguha amafaranga. Harabura iminota 7 nkinjira mu mwanya wo kubasengera kugira ngo usakomeze igere, kuko ndubaha igihe. Barizo umuntu muri kwe ngo hari kimwe Imana yagukuyeho ubona cakugezeho. Hari kimwe Imana yagukuyeho. Ho, duhe Imana icyubahiro. Mana yagiye idukuraho ibimwaro, Mana yagiye idukuraho agasuzuguro k'abapagani, Mana yagiye idukuraho ibyari bidashaka kutumwaza, ibyashakaga kutumira byasamye, Imana yagiye ibiwimba iminwa. Tera haleluya. Dila bili ya stati ya fa.
mukorera Imana uburyo bugihari. Iminsi ntabwo iteguza. Uyu munsi urahaza, ejo mu gitondo ntuhaza. Mukorera Imana mugifite uburyo. Icyo watunga byose udafite Yesu n'ubusa, kuko urupfu ntiruteguza. Urupfu isaha yawe yageze, ntiwabwira muvandimwe wawe ngo genda ndatanga miliyoni nsimbura. Tibikunda. Urupfu nta kintu warukangije. Rugera ku muzamu, rukabwira umuzamu ruti ndi umupfu nshaka boss. Umuzamu ati mbabarira tambuka. Kandi baramuhaye akazi ko kurinda ikintu cyose kigize gute kinjiye. Kikinjira munsi, urupfu rukinjira munsi. Rukabaza umukozi ngo boss ari he? Umukozi atararyamye ari mu cyumba. Rukagera ku mugore, umugabo wawe turamushaka, ubwo ni urupfu. Umugore nawe akavuga ati umugabo ari inyuma yanjye. Ati ngwino ni wowe dushaka. Mwene data uri hano n'abazadukurikirana, korera Imana urupfu ntiruteguza. Korera Imana iminsi ntiteguza. Hari abantu Imana igiye gutabara uyu munsi. Umva ikintu nshaka kuvuga. Dore Imana igiye kugutabara. Ugenda ubane n'abantu bose amahoro, kuko utazi igihe uzamanukira. Kugira ngo numanuka abo wafashe amaboko aribo bazakuramira. Ikosa abantu tugira, urazamuka wagera hejuru mu bushorishori. Igihe cyose uzamuka Imana ikuzamuye, ujye umenya kubisikana n'abamanuka. Ndasubiramo. Igihe cyose Imana iguhaye amahirwe yo gutera imbere ugatunga amafaranga, reka gusuzugura batayafite, kuko kuzamuka urimo urabisikana n'abamanuka. N'abari bayatunze yamaze gushiraho. Bitume ufata umuntu amaboko uri hasi ya umufashe, kugira ngo iminsi wamanutse cyagihe unahananuka ba bantu wafashije bazakuramire, kuko umunsi wabirengagije, umunsi wamanutse nta numwe uzagusama. Ineza Imana igiye kukugirira, uzafata babaye amaboko. Barizo umuntu muri Kongo, urabyumvise? Tugiye gusenga Imana. Diplome yawe Imana iha agaciro. Abana bawe Imana ibaha ubwenge. Ubuzima bwo gupfundikanya Imana ibugukureho. Ubuzima budafite formule Imana ibugukureho. Ubwo buzima bushaririye Imana ibugukureho. Ubwo buzima bw'amanegeka Imana ibugukureho. Ubwo buzima bwo kutagira umugabo Imana ibugukureho. Ubuzima bwo kwizengurukaho wenyine Imana ibugukureho. Imana igukureho umwuka w'icyangiro mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Imana igukureho uwo murozi. Imana igukureho uwo murozi. Iyo ngwara ihora mu magufa yawe Imana yikuremo. Iyo diabete iri mu mubiri wawe Imana yikuremo. Ibyo binini urarunywa Imana ibigukureho. Ore talabina la sante rebo shaligoria fas. Imana igukure muri ako kazi ko mu rugo mu izina rya Yesu. Imana ihereza agaciro umuryango wawe. Inzu y'amanege kurimo Imana yigusohoremo iguha inzu nziza. Ubuzima bushaririye Imana ibugukureho. Abana bawe Imana ibaha amafaranga. Abana bawe Imana ibaha ubwenge. Horiyama vuga ngo umwana wanjye wose unkomokaho azabikirangirire. Itangiriro igice cyaho ni icya mbere. Wahageza dusomere umurongo wa mbere. Itangiriro jyanira musumba microphone tuganira amagambo y'Imana muri uyu mugoroba. Deka baguhe microphone. Mbwira uwo muntu muri Kongo ntucogore gusenga. Ntucogore kugira gute?
ibibazo uri kunyuramo ntibitume ucogora gusenga. Itangiriro hadusomere. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Biravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho. Hanyuma biravuze ngo isi yari itagira ishusho. Yariho ubusa busa. Yariho ubusa busa. Umwijima hejuru y'umuhengeri. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana, aho niho nshaka utinde. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Maze umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Umuruho wawe Imana irawuzi. Agahinda kawe Imana irakazi. Amajoro urarurira Imana irayazi. Amagambo abantu bakuvuza irayazi. Ubuzima bwo kutagira amafaranga ufite Imana irabuzi. Uyu mugoroba Imana igiye kuguhereza icyubahiro mu izina rya Yesu.